uyu ni umuyobozi uyoboye igikundi cya Karasisi mu itorero rya Nyabusunzu. Tubasobanurira abashyitsi yuko itorero rya Nyabusunzu ni rimwe mu matorero 9 agize intara ya Kinazi. Itorero rya Nyarugenge ririmo abizera basengeraga aho i Nyabusunzu. Ntabura ikibuga abantu bari inyuma. Itorero rya Nyabusunzu bati Gerardine, ntabwo twibagirwa amateka y'uko ababyeyi bawe bajyaga bateranira i Nyabusunzu ndetse bakanateranira n'Ikinazi. Natwe twaje rero kugira ngo twereke ko twanejejwe n'intambwe wateye. Iri ni itorero rya Nyabusunzu Batista. Reka tubashimire yuko ibyo ndi kubabwira yuko mu Karasisi habamo isomo ryo kumvira no kugira gahunda. Ndagira ngo mbabwire yuko muri ibi bikundi mubona bimeze bitya harimo hanyuma irindi ibyacu n'ibyo ngibyo ntabwo bijya bitinda cyane. Abana bo ku mazi uretse ku mazi yanjye rwose kandi neza bati buravufunga igihe rwose waba ari uguhomba. Ambasadazi nabo bishobora gushyiramo agendera ku mazi ay'ubukungu byose turabifite nuko nguko ari abakuru bari cyane ku ipasaro atesha cyane kupa atesha ni umunota umwe wamaze kwituramo. Reka twarebe Karasisi. Amategeko n'amabwiriza birubahirizwa. Wow. Ariko turabigenza neza uko bikwiriye. Yego zineza ko bagiye guhita basoza n'aka ngaka ni mu biro by'ubwenge tuba tugomba kumenya yuko mu by'umubiri kandi bakoze Akarasisi yasoje iminota ndabona yiteye mu masegonda 50 amasegonda 10 yego kubw'igihe gitoya wenda turabikora uko bikwiriye maze duhite twigendera ubundi nakagaruka kuko nyine igihe bakomeza kuko igihe nyine nicyo ngicyo babidutegeka kugira ngo tugikoreshe bakomeza basubira mu myanya yabo. Murakoze, tubashimire, Imana ibahe umugisha.
Master Garde umwanya n'uwanyu. Amaji mwamfura nabahaye amakigo Adamu na Eva byari byiza cyane gakomereje itana na Yesu ataha ubwo bukwe ame gakomereje itana na Yesu ataha ubwo bukwe ame imaze kurema Adamu Imana ibona yuko atari byiza ko umugabo aba wenyine imuremera umufasha umukwiriye imaze kurema Adamu Amena yanyu ni nkeya kandi nimba binejeje tuvuga amena ni byiza umukwiriye bw'ubwo butumwa bwiza Imana ibafashe tubifuje gutsinda kubw'amaraso ya Yesu muzahabwa Amen. Bw'ubwo butumwa bwiza Imana ibafashe tubifuje gutsinda kubw'amaraso ya Yesu muzahabwa ubugingo Amen. Imuhira hitwa hari urukundo imuhira abizera bajya arasi imuhira hitwa hari urukundo byose bibama turahera ku muryango ndetse n'umugeni ukaba rishinzwe amaji mwamfura nabahaye amakigo Adamu na Eva byari byiza cyane gakomereje itana na Yesu ataha ubwo bukwe ame gakomereje itana na Yesu ataha ubwo bukwe ame imaze kurema Adamu Imana ibona yuko atari byiza ko umugabo aba wenyine imuremera umufasha umukwiriye imaze kurema Adamu amena yanyu ni nkeya kandi nimba binejeje tuvuga amena ni byiza umukwiriye bw'ubwo butumwa bwiza Imana ibafashe tubifuje gutsinda kubw'amaraso ya Yesu muzahabwa ubugingo Amen. Bw'ubwo butumwa bwiza Imana ibafashe tubifuje gutsinda kubw'amaraso ya Yesu muzahabwa ubugingo Amen. Imuhira hitwa hari urukundo Amen.